Tujye kwakira umushumba, ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire umushumba. Amen. Abantu baba baganira tuanze twumvikane. Reka nsaba abantu bari muri VIP urambura ukuboko. No, sindi mu kumenya abafite ubwenge n'abatawufite. Rambura ukuboko usuza uwo mwicaranye mubwire ngo show imeze neza. VIP niyo navuze nyamuneka. Okay, naregira ntitwoyibagirwa. Abantu bicaye muri regira muzamura ikiganza. Reka tubasengere. Mana nkwereza abantu bari muri regira ibyo byose impamvu bayicaye babuza akazi. Bose ariko ari ikintu Imana imbwiye. Mugiye kubonera akazi remo. Mugiye gukora muri VIP. Mugiye kubaka imihanda. Ndashimira Intore Masamba kuba mwaje hano, biza bisa neza gushigikira urubyiruko. Ako aba uretse Masamba izindi ntore zirimo hano hari abahaguruka. Uwo ba proud agahaguruka. Habuze umuntu n'umwe ahaguruka kubera ntuze. Buriya abantu bagiye bumva neza ntaco bizotwara. Navuze intore zo kubyina sinavuze izitabi. Ariko muze hano. Ako. Ninde waruza abantu? Nzanira mikoro nkwereke. Yizane nta kibazo. Mureke tuse tubwizanye ukuri, kurya ukuri kuza kuba kwiza. Bibiliya abantu handitse ngo ntakiriho kitahozeho. Siko havuga. Ahubwo nje maze gutahura hari abantu bariho kera baje no muri iyi si. Ninde umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza? Reka ansomere, ari ijambo nshaka ko ansomera. Nukuri ko Imana mwumve inkuru iri muri iyi Bibiliya nituyisanisha n'aba bantu murebe ko bitaza guhura. Somera hano. Aho ngaho. Mureka twumve. Ni Matayo nyine mwumve twumve nimba bino twosandisha n'abantu bari muri Bibiliya. Matayo 8:28. Matayo amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni. Ahura n'abantu babiri batewe n'amadayimoni. Bava mumva barabasazi cyane. Rekera. Bariki muretse jewe mfite amatsiko. Arukunda mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo wakoroze yarakarabye. Ndango mwebwe abaroze yarakarabye amazi yakarabye mu murayango. Muje kwica harya bafite indirimbo harya yitwa barihe muifitanye nande se kuko ngavuga bafite indirimbo ni indirimbo yitwa barihe mwayikoranye nande na Jackie na Silvizo. Jackie uyu nguyu waza kubura ubukwe
ni Jackie uriya nono abasazi bahuye n'inani sawa mwicare hari umwana ushaka gutanga impano reka mubwira aze hano ese nimba ari uko muyoboka dari ndi kubona abantu babaye bake harya yagiye i Buruseli akaba yaragiye gukoresha surgery y'umutwe umuntu afitiye impano ni Franco ari he iyi impano ngo ni yawe ubwo sinzi nimbuza bakayifungura uhari nibyo byaba byiza hari naje mfite amatsiko badushiremo ifoto uriya mugabo ga ni umunayigeriya ntazi ikinyarwanda brother umuntu uzi icongereza wegera uriya mugabo nabwira shiremo ifoto mwana brother picture weka mvuze igiswahili ngashiramo birajanye uretse gato ariko uyu mwana aramwanga wananiwe no kumwambika wigi unakopu wananiwe no kumwambika wigi ariko Franco kumushushanya biroroshe umusatsi ga nuzi ugora bashizemo gushushanya dore fra gushushanya umutwe bisaba imibare kuko ahantu hatari umusatsi biragoye vuga ufite imbuga nkoranyambaga se byibuze yewe twemereze aradufasha duino platform natwe rero gufasha abandi bana si ikibazo siko ngaha nawe vuga platform zawe akutuye induba n'ukuntu wamutora bino bintu imbuga zanjye zose ni Rwema Art muceceke mwumve imbuga zanjye zose ni Rwema Art Rwema Art ubwo ni IG na TikTok uyu ndiyokoresha X nta n'umukunzi agira ngo arakoresha X akorega mbabwiye mbere ko ntangira ikambanze mbabaza sindatangiye hari ukuntu uyu niraga ndaje tuvugana mbakubwira uko yogenda hari igihe ngo umuntu azarota ibintu yarosa akabikora bibaho ngo ukabyuka ngo usinziriye ngo ukambara imyenda ugakingura ugasiga wegetseho ngo ukagenda ku muhanda ngo ukagaruka ibyo bintu bibaho nyine muremeye hari umungu tubana nagize ngo yambeshe twararyamye tuzutse nsanga amasahani ntiyogeje kandi twaraye tuyogeje nase byagenze gute ngo yabyutse arateka ararya aho ntiwoza amasahani ngo narindi sinze ndi kurota ngo ndaryama bacu wowe ibitotsi zakubwiye ngo zuka ucane gaze ushiraho amazi ukaza unasubira inyuma ukareba ukavuga ngo yasi menshi ukongeramo ugacumba ugateka imboga iyo ukasiga itunguru kiza kija mu maso kutakangutse ngo naza ndota nyabuna ndavuga ati sawa aho kutogeje amasani ngo ibitotsi ngo indoto ngo zantegetse guhita njyama aho ndabagateka nkubaza igihe wagiye kurya ntiwasenze ngo nasenze aho iyo umuntu atanze amena azakanura kutakanuye ngo ni ibito ndatayo namanyanga sha none namwe muremeye ncana ari mufiteho ngikuyeho shawe umva mbabwira ari uko umuntu areba biza bituma umenya ahaturuka siko reka sawa no musista uyu we wambaye umweru ngwino wowe nta kibazo ihangane ma
humura ako Merisi ngwino pa ngwino hano nta kibazo humura nta kibazo ntabwo uri buvuge humura ntabwo uri buvuge ako aba diaspora afite ikintu baturusha kuno kundana n'uyu mu diaspora kare bashakana bababwire uko umuntu areba bizakwereka haturuka nyunyasha urabona uno mweru yambaye shobora kubaza umuntu ngo uno mweru urabona usa niki igisubizo yamba namenya nk'ubu umuntu ambwiye ngo urasa n'amata namenya ko aturuka Nyagatare je ntarinze mvuga mwamenya ico novuga ikawunga takundi ikajya hari utazwijya iciza cakawunga nta bishingwa igira nuwaraye wowotsa ukawurya reka nshaka umuntu mbaza kugira ngo mwumve uburyo tiza hano hari mikoro Merisa giwe tuzadora tumubwira uyu wegeranye na Merisa uyu mweru urabona ari wiki nyunyasha sorry no mukobwa uvuze ihangane wa kiyaba umuhungu nga uyu mweru korana usa niki ndikubona ngewe uyu mweru usa vuga cyane ntago ari kumva ndikubona usa nk'ikinini sida cyo gukuramo inda yicarire akoye umwavuzi w'amata y'imiyenzi ngo ibinini basha ubundi hari kibazo muzamuhora mwibaza hari abantu bazambwira ngo umushumba ngo uri imbere kuri stage ngo ntuze useka ako murabizi ko mbere kuza hano nabanje kuba umupolisi kwera amanyanganje baranyirukana je nabaye umupolisi nenge kuvuga ngo neva na nyoko umva mbabwira je nabaye umupolisi reka mba tero dustere two mu gipolisi nagiye ku ikosi nk'abandi basanzwe noneho ndapasinga murumva ko nzi na terime jewe narangije kwiga amashuri asanzwe niga na kaminuza ariko kaminuza ibintu nizemo ntago ari ibintu niyumvagamo ahubwo kubera ko ari ukuntu ababyeyi bashobora kuba barize ikintu bakaguhatiriza kucika je ababyeyi banje ni abacamanza biza amategeko nyine barambwira ati nawe wakwiga amategeko ni byiza ndayiga nasanzwe noneho ngiye hanze nshaka akazi ndakabura kwanza sinanirushe mvuga ngo ngashake cyane kubera ko amategeko nize sinoyagenderaho pi nije muhungu nje nyine muri Kigali uzawoga kabiri abandi bose bazawoga rimwe umva ko nzanica amategeko noga umva mbabwire noneho nja mu gipolisi ndagenda mu gipolisi nk'abandi bisanzwe ndapasinga kazi ka mbere nabonye naraye kuri station ya polisi ndi umupolisi ngo umupompiste noneho umuntu ariko ubwoba bukaba bwinshi nubwo nakomeje ubwoba nari mbufite wa umuntu aragije arahamagara ngo nitwa Kankwanzi ngo ni kuri polisi ndavuga ati ni kuri polisi nitwa Kankwanzi ntuye mu Gatenga ngo hari abantu baje kutwica mu dutabare numvajemo ibintu byo gupfa ku ikosi bazadutoza ibintu byose ariko gupfa ntawe uzupfa ngo mubibone ndavuga ngo kunopfa urumva kugira ngo umaking sure ko icyongereza none sinza ukivuye kugira ngo umenye neza ko ibintu ari kukubwira ari byo atari nk'umuntu wasinze umva bisaba kumubaza ibibazo ariko ndabatangariza abantu bose bari muri no sale ibibazo namubajije su kubera akazi n'ubwoba nari mfite naramubajije ntese kurarota cyangwa nibyo arambwira nibyo aho abantu bafite imbunda ngo barazifite nose hari umuntu bishemo ngo hamaze gupfa mumwe ishiduka namubwira ati none se nkuzanira imva canze batwicana abantu bafite imbunda n'ubwoba bwanje ariko reka babwire icyatumye banyirukana mu kazi ahantu hose amarangamutima arakora je nari ndi kuri station ya polisi nari nakoze ijoro bazana umushuti wanje ngo yagwanye mu kabari
arambwira ati bro mfasha unsohore. Nambwira ati kubera ko atari ejo wagufashe biragoye ko no gukuzamo, tariko numvise ikibazo cawe byanyorohera ushaka uburyo ngikasoringa, kuko nuvanga ugiye mu rukiko mu gitondo imbaraga zanje ziraba zishize. Tisawa tuganire, wakoze iki mu kabari? Ngo nariye umuntu amenyo. Nawe ati none se kumurya amenyo niki kibigaragaza? Ati hacukutse kabisa biragaragara. Ati nose ndagufasha iki? Okay, reka ikintu cyo tuma wenda udatinda muri gereza cyangwa ntunagendeyo nuko twosibanganya ibimenyetso. Ntabwo ati kura amenyo. Ati ndakura amenyo uje uzusibanganya ibimenyetso. Yumva ico gitekerezo nico arayakura nawe. Mu gitondo bajana mu rukiko, umucamanza abaza uwatanze ikirego, uyu muntu uramushinja iki? Twari turi mu kabari anja amenyo. Sava. Ufite gihamya kigaragaza ko yakuriye amenyo? Ati dore imyobo nyine hari hari. Wowe urireguza iki ko n'ibimenyetso biri kubaza? Ati umucamanza akegura kano. Ati wowe hayo ndeba kura naramenyo ufite yo kumujya. Hakaba namurenka iminwa ko niyo mfite. Birangira urubanza rutsinze, ariko bakora iperereza nyuma basanganije wamushutse. Baravuga ati aho kugira tumwirukane kandi aribwo arakiza mu kazi, reka tumuhindura akazi. Banshira nyine buri akazi ko kugenda mpiga babandi. Noneho rimwe kuri polisi umuntu umwe yigeze kuduhamagara avuga ati nje nkora mu kabarahanaha abantu bagwanye mu kabari, ngwino mudufashe turagenda. Ko twagage hari nijoro dufata aba bantu bose bari bari mu kabari tubajana kuri gereza. Mu gitondo gatugiye kubajana mu rukiko turavuga ati se turagenda imbere y'umucamanza haza tubaza ngo aba bakoze iki, hari abarengana. Turavuga ngo reka tubashinje ibyaha. Twakubona ufite nk'iminwa y'umukara itabikera, urumogi wekera twarugushinjisha. Twabona unanutse tukavuga ngo yazateka akanyanga niyo yamunanuye ukabubwiye uko. Twabona ufite nk'amasatu kuyiwe tukamushinja kuyinywa. Bose tugenda tubagabagabanya ibyaha. Nyunyasha. Noneho tugeraho tubona umugabo wambaye karuvante costume, turavuga ati suyi turamushinja iki? Kandi nitumurekura ababo baravuga ngo muri polisi hari ikimenyane. Mbwira afande, ndamubwira ngo afande uyu muntu tumushinje gutwara nta perime, twamufashe nta perime. Ahubwo ati cyo kintu nyamara nico tuja mu rukiko babandi bose baratsindwa barabajana asigara wenyine. Uyu muramushinja ikiwe? Tuyi twamufashe atwaye nta perime. Icaha aracemera. Ahantu haje kuba ikibazo yatwatse imodoka ye. Afande garampindukirana arambwira ati aho imodoka gako barayishaka. Turasura mu rukiko tuvuga ko twabeshe se. Ayo manyanga yose ari mu bintu batumye banyirukana. Undi munsi je ntababeshe pe. Sinzanywa itabi, sinzanywa inzoga. Kandi nta n'inshuti ngira zinywa ibyo bintu. Barambwiye ngo ja gufata abantu baba urumogi, banyerekana aho bari, ndagenda. Pagize ndababwira ati ubwo ni urumogi manywa cyangwa ni itabi risanzwe? Ubumva kera nashidikanyije. Baravuga ati afande ni itabi risanzwe pe. Ati kugira ngo ubimenye fata ukurureho. Ndavuga ngo nimba twara ngasanga sigo ndaseba. Ico gihano cari icanyuma. Kandi nimba reka arigo bakaza bakabifatira nabwo baranyirukana. Ndavuga ati reka nkurureho ga kugira ngo menye ko ibintu ari ibyo. Nakureho imyotsi ibiri ubwenge buragenda. Tangira kubabaza ngo ibaze polisi dufashe. Kandi ari sho wagiye kubafata. Umunsi umwe twigeze kuja mu Gatsata dusanga dufata urumogi rwinshi kurumva harya Gatsata yegereye iyo historiga ni ibintu tuzatubesha. Mu Gatsata siyege uva Uganda ntiwoza Gatsata. Twafashe urumogi ruva Gatsata none bibe byanyabyo. Twafashe urumogi ngo ruza ruvaga muri Uganda rwinjira muri Kigali.
dusaka abantu bo mu Gasata turafata gwinshi mpuruza nije wari kuriya abo bantu none abapolisi bari baraho ndababwira ngo mwese muhamagara abaturage bose bari hano twaje muri Pandagari nyine parika aho ngaho bavuga ati genda bahagarara hari Pandagari bose baraza ndavuga ati tugiye gutwika urumogi mureba ku buryo nundi munsi mutazosubira kunywa urumogi turutwikiye mu maso yanyu nibagirwa ko urumogi ruza rusindisha ari umwotsi turarutwika mukuru twika kera twatangiye turi mu ndirimbo bivuga ngo tuzagubaka dusoreza mu ndirimbo za reggae ntarumva noneho shiduka ndi imbere y'abantu nje kora ko noneho nta na rimwe nje gwangize ububasha twazanye n'imodoka ntangira kubwira abaturage ndavuga ati tugiye gusoza muhamagara utumoto tuba duparitse hariya barambwira ati mwaje abamenyereye urumogi kubafata byari bigoye barambwira ati mwaje gana Pandagari iparitse hariya fande humura ndabati sawa ndavuga ati bwose ari ngeje wasinze abo twazanye batasinze ibintu ni amahoro ariko ikosa ryabaye nije wari watwaye nije wari gutwara none reka mbabwire kubera kumenyerana ndi mu gushiduka n'abatutsi none mwifata ikintu kigarukiya cyari kirimo nyoko naso noneho wa mupolisi twazanye ngira ngo iwe byibuze ntiyasinze numva arambwiye ariko iwe akaba afitemo nk'akenge gake umva arambwiye ngo se ngo ya ambulance wazanye iri he ambulance imodoka twayisizaho turataha ico nico catumye mva mu gipolisi baranyirukanye nsoza ngenda kandi yewe nk'umuntu nifashisha hano wewe wifashe ku gahanga hituza wowe uhagira gutya ukihuta umwanya igihe ni amasaha harya niko bavuga amasaha ni igihe no kumva numva bisa igihe ni amasaha ni igihe haro bitandukaniye ngo mfite ico fana na nyashe nenge uvuga ni nyoko wanyu umva ngubwire hagarara no nta kibazo Ubaha Imana yego uri umukristo uri umusilamu umukristo ibintu byanditse muri Bible zose urabikurikiza wiseka sorry abakobwa sinkunda kubabwira nabi akonza nshiduka kera navuze ngahema ibintu muri Bible zose uzubikurikiza yego okay reka ndabizi mugiye kuvuga ngo ibintu byo muri Bible nibyo ngiye kumubaza reka nkubaza ikibazo gisanzwe nta kibazo ufanuwe muhanzi mu Rwanda Tonton Thomas inde Tonton Thomas Masamba niyo masa ndavuze ngo mfana Tonton Thomas Mansi nagize ngo ni Masi ni Masamba nyine wahinye kambabwira ari umugabo twabanaga yaza yumva abandi bana mu makaritsiye bahina utuzina twabo ba Sandrine bakitwa Sando yitwa Sandrine zanere kwa basha bande bose utuzina bakagenda baduhina ese kumerisa barihinye bavuga gute nuko ufana Tonton Thomas masa urungano rwa ibintu rurabizi Masi sawa ari indirimbo yuzi izina tu n'ubuto iririmba muri kumukopeza
okereka mubaze ikindi kibazo mwimukopeza uzi idarapo ry'u Rwanda umuntu utari umunyarwanda wo ureba ino video ugiye gusobanurira ibintu bigize idarapo ry'u Rwanda kuryande hantu hose azoribona azavuga ngo iri ni idarapo ry'u Rwanda ni ibihe bintu wamubwira bigize iryo darapo ibintu biri mu idarapo ry'u Rwanda ku buryo umuntu utarizi yorimenya vuga nta kibazo rigizwe n'amabara reka mukopeze ayo mabara nayaye ni ubwo utoyakurikiza ariko nta kibazo sha ngavuga harimo umuhondo icyatsi n'ubururu ikindi kintu iryo ni ijyaga buvuze izuba rifite imirasire 24 ako warafunzwe wowe kuko umuntu uri muri gereza ni wowe uri caho ugiraho agatangira kubara umva mureke mubaze ikibazo ansubize muri kumukopeza sibyo muri kwivanga mu bintu bitabareba kuko wosanga impamvu baye mubaza ibi hari indi gahunda twogirana mu nyuma nuko umva nkubwira ikibazo ngiye kukubaza mbwira ibihugu bitatu bitangizwa n'inyuguti ya ta noneho mwe babarose ko ndavuga kera ngo Tanzania ese mwacecetse shi ngavuga ibyawe rata takibazo naco nijo wagishiramo harimo Tanzania Thailand ngo tabagwe ariko man rata vuga icanyuma ngo na TZ ni gihugu Tanzania niyo bahinye uko noneho u Rwanda baruhinye bavuga RDA u Burundi BJ Kongo dango Kongo bahinye bovuga intambara uyu mwana asubije neza reka nsabe Frank ansomere ino jambo ariko ikinyarwanda ca Franco kikabagike Frank ino somere hano pa muye Mike nimba ari abakobwa bayivugiyeho yarusha ihindura ikara hano kuri 26 wumva umuntu washubije neza ikintu abakoze okay ni banza uvuge ngo ni imigani gutyo urabimenya se imigani 24 kuri 26 mwumve umuntu wasubije neza ikintu abakoze haranditse ngo ushubije ibitunganye abasomye ku munwa ko ndihuta agira vuba natangiye mubwira ko njewe yambwiye ko yubaha Imana akongera ababandi wumve none wubaha Imana kandi wasubije neza urabyemera ngagira vuba nabonye ko ntandi hantu nzoza mbakura aha bya byose mfite ingingo indengere ako rero urubyiruko rwo mu Rwanda rumaze kurangira ngo ntagaza asoma abantu batamwishuye ndabesha ako nije mu bandi nono ndabesha ngayo mwamuretse mbanze mvuge shi ijambo ryavuze ngo usubije neza abansomye ku muntu by the way yagize isabukuru nibyo narindi gushidikanya yagize isabukuru wujuje imyaka ingahe ko abanyagwa nibazodufungisha
umuntu ukora amabona ko bagize nta kibazo ariko ngo afite 17 ako nje hari ikibazo nshaka kubaza leta abantu bakora muri RIB ive ku myaka ije kugihagarara siko ndi kuvugira aba bandi bari hano je sindimo none sereka mbabaza nk'uyu muntu umubonye muri ahantu muri wa babiri wamubwira ngo zaniranga muntu yawe ukora mu iyi ambasade ugiye kumuha visa se hari ikintu ugiye kumuha niho ubujorosha ugasigara ukoresha amaso ukareba igihagarara nyabuna abantu bari mu nzego badufasha imyaka baba bayishize ku ruhande bagendere ku gihagarara ako noneho Melissa bagendere ku gihagarara we yoba buri biri ngo apfe murakoze cyane Kinga,